Nshuti bakunzi ba UTC TV tubifurije ikaze mu kiganiro cyacu nkuko musanzwe mudukurikirana. Uyu munsi wa none twatembereye mu murenge wa Gisenyi mu kagari ka Nengo, kagari keza karimo abaturage beza, karimo umuyobozi mwiza. Uyu munsi turuzo kugaruka ku nsanganyamatsiko kugira ngo urubyiruko rwatojwe neza umusemburo w'ibyiza. Ndagira ngo rero ntizindi mu magambo twakire nyakubahwa gitifu w'akagari ka Nengo atangira twibwira kugira ngo abadukurikiye barusheho kumumenya neza. Karibu cyane nyakubahwa gitifu. Murakoze cyane. Nitwa Ishimwe Pacifique, nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nengo. Akagari ka Nengo ni akagari kabarizwa mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Ni akagari gahana imbibi n'akagari ka Bugoyi, akagari ka Mahoro, aho ni mu murenge wa Gisenyi. Tugahana imbibi n'akagari ka Rubona ariko kari mu murenge wa Nyamyumba. Akaba ari n'akagari gakora no ku mupaka munini uhana imbibi n'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndumva ari aho ngaho gaherereye. Ni akagari kagizwe n'imidugudu 7, amasibo 45, gafite ingo 1225, ariko abaturage muri rusange tugeze mu 4938. Murakoze cyane. Nyakubahwa gitifu mwongeye kubabwira yuko akagari kanyu ariho ikiyaga cya Kivu n'ubundi. Yego ni akagari k'umugi, ni akagari gakoze ku nkengero z'ikiyaga. Abazi mu mujyi wa Gisenyi bazi naho gaherereye, munsi y'umuhanda uva kuri radiyo Rwanda ishami rya Rubavu. Kuba twumva neza akagari ka Nengo twakwita ko ari Nyarurembo, ari amarembo y'akarere ka Rubavu, umurenge wa Gisenyi, umujyi w'ubukerarugendo, cyane ko ari ikiyaga cya Kivu, amahoteli, igihugu cy'abaturanyi nk'uko nyakubahwa gitifu yabivuze. Urumva ko ni akagari gafite ibyiza byinshi dukwiye kwishimira muri aka karere kacu. Nyakubahwa gitifu, mwatwemera mukatwibwira birambuye? Murakoze cyane. Turabashimira nka UTC kuba mwifuje kudusura kandi tukaba twabahaye ikaze kugira ngo tugire ibyo tuganiraho bijyanye n'iterambere ry'abajene ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Njye ni nk'uko nabivuze, amazina yanjye nayavuze. Mfite imyaka 28, nkaba mfite icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Navanye muri IRK, muri kaminuza yigenga ya Kigali ishami rya Gisenyi, ariko nkaba ndi n'umukoranabushake mu rubyiruko ku karere ka Rubavu. Nkaba ndi urubyiruko rwakunze kumva ko rwagira uruhare mu gutanga umusanzu warwo mu kubaka igihugu. Nyakubahwa gitifu urakoze cyane. Iyo ngingo turaza kwigarukaho y'ubukorerabushake benshi bazwi bitwa ngo ni youth volunteers, baje kumenyekana cyane cyane mu gihe cya COVID. Iyo ngingo turuze kwigarukaho, ariko twemerere cyane cyane ku ngingo nyamukuru y'uyu munsi, urubyiruko rwatojwe neza umusemburo w'ibyiza. Uyu munsi akagari ka Nengo turishimira cyangwa se murishimira kuba muri ku mwanya wa mbere mu karere ka Rubavu mu mwaka wa mitiweli wa 2024, wa 2025 na 2026 kugeza ubu ngubu. Nyakubahwa gitifu, twagira ngo mutubwire muri make bigenda bite kugira ngo akagari kagere ku mwanya wa mbere, muze guhiga utundi tugari twose tugize akarere ka Rubavu. Isibo yabaye ya mbere mu karere ka Rubavu, niba ntibeshye iri mu kagari ka Nengo. Akagari kabagambere mu karere ka Rubavu ni akagari ka Nengo muri uyu mwaka mitiweli. Kugira ngo mugere kuri iyo ntsinzi bigenda bite? Murakoze cyane. Ku kibazo mumbajije, icya mbere naheraho
mu izina ry'ubutore ry'abaturage b'akagari ka Ntengo bitwa abadahigwa mu mihigo. Tukagira ikivugo kigira kiti duhora ku isonga ntawe uteze kuduhiga. Icyo ni ikivugo cyiza kigaragaza ubumwe n'ishyaka ry'abaturage bagize akagari ka Ntengo, aho bumva yuko bagira uruhare mu bikorwa bya leta, mu mihigo, bakumva ko bakwesa imihigo kandi bakavuga yuko bagomba guhora ku isonga nta n'umwe uteze kubahiga. Icyo rero ni ikintu cyiza, ni ubushake bwiza abaturage b'akagari ka Ntengo bafite mu kugira ngo bese imihigo yaba ari mituweli de sante, yaba ari gahunda z'ejo heza n'ibindi. Ngarutse ku cya mituweli, nk'uko mwari mukimbajijeho, burya nta babasha kugira icyo bageraho batashyize hamwe. Nta babasha kugira icyo bageraho batashyize hamwe. Ubuyobozi kuva ku buyobozi bw'akarere, ubuyobozi bw'umurenge, ubuyobozi bw'akagari kugeza ku mudugudu, tukamanuka tukagera ku isibo, yewe tukagera no ku muturage ku giti cye. Havuyemo n'umwe nta ntsinzi twageraho. Impamvu rero tuba twarabigezeho ni uko tuba twarahuje imyumvire, tugahuza imbaraga, tugahuza ubushobozi kugira ngo twese umuhigo. Kuko kugeza gukorera hamwe nk'ikipe imwe. Yego. Kuko kugeza uyu munsi tunashimira igihugu cyacu, hari inzego nyinshi zirimo ku rwego rw'ibanze, zirimo nyinshi n'iz'abakoranabushake. Dushimira cyane, nubwo wenda mushobora kuba muzi abakozi babiri babarizwa ku kagari, ku biro by'akagari, ku nyamabanga nshingwabikorwa bw'akagari, ariko haba hari n'izindi nzego. Nk'ubu akagari kagira inama njyanama. Inama njyanama ni urwego rufasha akagari. Ni abakorerabushake. Ni urwego ruyoboye akagari, ni abaturage bahagarariye abandi, bagira uruhare nabo mu kugira ngo iyo mihigo igerweho. Hakaba ubuyobozi bw'umudugudu nk'uko bugizwe na komite y'abantu 5, komite nyobozi, tukagira mutwarasibo, tukagira yewe n'inama njyanama ku rwego rw'umudugudu. Abo bose bashyira hamwe, bagakorera hamwe kugira ngo bagere kuri iyo ntsinzi. Ubwo rero muri aka kagari ka Ntengo kugira ngo tubigereho ni ugushyira hamwe kw'izo nzego zose. Gushyira hamwe kw'izo nzego zose nk'ikipe y'umupira w'amaguru. Buri wese agakora icyo ashoboye, buri wese agakora atanga amakuru, buri wese yego, kugira ngo turebe ese uyu nguyu ashobora kuba atashoboye, n'umutwarasi bashobora kuba hari icyo atashoboye, umuyobozi w'umudugudu akamugeraho. Umuyobozi w'umudugudu gitifu ntabwo ari ubihera ku kagari, ahubwo ni ugomba gusanga umudugudu mu mudugudu akamufasha, akamwereka imbogamizi zihari kugira ngo iyo ntego igerweho. Muri makeya, kugira ngo iyo ntsinzi tuyigereho, abaturage b'akagari ka Ntengo, ni umuco, ni uko haba harabayeho gukorera hamwe kw'izo nzego zose, ubufatanye no kugira intego. Gukorera ku ntego. Nubwo kugeza uyu munsi mu mwaka wa mituweli wa 2024-2025 tubavuga ngo twabashije kugira ibihembo tubona, ariko n'ubu ngubu dufite intego y'uko n'umwaka utaha wa mituweli 2025-2026 nabwo tugomba kubona uwo mwanya. Nyakubahwa Gitifu, iyo urebye ahambere ahangaha gahunda ya mituweli, guverinoma y'u Rwanda, leta y'u Rwanda, leta y'ubumwe itangiza gahunda y'ubwisungane mu kwivuza, mu by'ukuri abaturage batarabyumva, habaho guhatana, kugorana, gukururana n'ibindi. Ariko iyo akagari kageze ku mwanya aho kaba ku mwanya wa mbere, mu by'ukuri biba bigaragaza igipimo cy'imyumvire aho kigeze. Iyo urebye ahashize n'uyu munsi hari itandukanye. Itandukanye rero rikomeye cyane. Mu kintu kinshimisha kugeza uyu munsi ni uko byibura ubu uri munyarwanda ari we wese, cyangwa se abantu benshi nabashije guhura nabo, buri wese yari afite ubuhamya bwiza atanga kuri mituweli ku giti cye.
wenda sinzi nawe ushobora kuba ufite ubwawe ku buryo buri wese yumva akamaro ka gahunda nziza y'ubwisungane mu kwivuza leta yacu yadushyiriyeho kuko abenshi babona inyungu yayo igihe atari yayubahirije iyo gahunda bigatuma avuga ati kuva uyu munsi menye ko ngomba kujya ntanga ubwisungane mu kwivuza mu by'ukuri hari imigani myinshi y'ikinyarwanda navuga ngo idusunikira kugira iyo myumvire no gushaka navuga ngo kwirinda hakiri kare nk'ubu ngubu hari umugani uvuga ati igiti uzota ushaje atugitera ukiri umusore ati kandi mu inzira ntibwira umugenzi bakimuhana haza imvura ihise iyo yose ni imigani iba idusunikira ku kuvuga ati ese nk'umukuru w'umuryango ni gute natanga ubwisungane mu kwivuza kugira ngo umuryango wanjye ubeho utuje kugira ngo umuryango ubeho utekanye byibura ntangane n'ibindi ariko byibura mfite icyizere cy'uko isaha ku isaha isegonda ku isegonda umuryango wanjye ufite uburenganzira bwo kwivuza kandi ku giciro gitoya ndumva rero buri wese usanga afite ubuhamya buri wese aba afite ishyaka wenda n'ugenda gake akaba wenda ari ukuba akiri guteranya akiri kumvikanya ubushobozi ntawe utinda adahambira ariko babyumva ku buryo wenda nashimwe n'akarere ka Rubavu inzu y'akarere ka Rubavu wadutangirije gahunda uyu munsi dufite gahunda yitwa ikimina mu isibo cyatangijwe na gahunda yitwa umuyobozi mu isibo aho buri sibo iba ifite ikimina aho abaturage bahura bakaganira ku bibazo bafite mu isibo umuyobozi w'isibo ariwe twita mutwarasibo akaba ari we uyobora isibo kugira ngo abaturage bagize isibo izo ni zimwe mu nzego leta y'u Rwanda yashizeho kugira ngo habeho gukomeza kwegera abaturage yego noneho icyo kimina mu isibo abaturage bakaba baratangiye kwegerana kugira ngo kwishyura mituweli y'umwaka utaha wa mituweli tuzatangira mu kwezi kwa karindwi kugira ngo batangire bayatange hakiri kare kuko turabizi yuko biba byiza iyo umuntu agenda atera intambwe ntoya kugira ngo akore urugendo runini cyangwa se kugira ngo agere ku ntego nyakubahwa Gitifu tugera ku musozo w'iyi ngingo agira ngo icyo wadusobanurira ni urabona umuturage hari abaturage bafite imyumvire myiza ariko bafite ubushobozi buke mu gihe cyashize hari tukigendera ku byiciro twakwita babarizwaga mu cyiciro cya mbere ese abo ngabo uko bashobora kuba bafite ubushobozi bwo bafite ubushobozi bwo kwishyura mituweli nyamara ugasanga n'umuryango w'abantu 5 7 ariko mu by'ukuri ubwo bushobozi budahari bigenda bite abo bantu bafasha mute kugira ngo babashe kubona ubwisungane mu kwivuza murakoze cyane kuri icyo kibazo nk'uko mubivuze hari imiryango imwe n'imwe wenda ishobora kugira ibibazo byihariye ikaba wenda ishobora gukomwa mu nkokora n'ibihe cyangwa se n'ubushobozi kugira ngo bishyure ubwisungane mu kwivuza ariko nk'uko nabivuze abenshi dufite ibimina tubarizwamo ku buryo n'ucitse intege wenda ageze nko mu cya kabiri leta ifite uburyo bwo kunganira abo bananiwe ariko binyuze muri serivisi zo gufasha abatishoboye nk'uko dusanzwe n'ubundi dutanga ubufasha bundi ariko inshuro nyinshi hari n'ubwo umuturage avuga ati ngewe rwose uriya muryango ndaza kuwitaho abafatanyije ku buryo dushimira n'umuco mwiza wo kunganira abandi cyangwa se wo kuvuga ati turi umwe tujyanirane ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu abagira iyi mvugo yitwa ngo tujyanemo yego ntitujyanemo ku buryo mu by'ukuri ku isibo hari igihe
mu mibare navuze dufite abaturage bashobora kuba bageze nko muri 422 bishyura bafite ubundi bwishingizi batishyura mituweli turabafite bakora bafite ubundi bwishingizi butandukanye rero hari ubwo avuga ati njyewe rwose mu isibo nubwo bwose njye ntazishyura mituweli de sante mfite ubundi bwishingizi ariko njyewe mu isibo umuturanyi wanjye ndamuzi nemeye kuba wenda namwunganira bikaba byakorwa muri ubwo buryo ku buryo dushima n'ubwo bumwe bw'abaturage b'akagari ka Ntengo aho ashobora kuba umuturanyi bakavuga ati ndamuzi turabana turasangira ntacyo agomba kubura mpari nyakubahwa gitifu tugeze ku ngingo dusoza iyo ngingo ya mbere kugira ngo tugane ku ngingo ya kabiri ingingo ya kabiri ivuga ku bukorerabushake insanganyamatsiko yacu uyu munsi iravuga ngo urubyiruko rwatojwe neza umusemburo w'ibyiza ibyo byiza turabibona kubera ko uyu munsi twanzikana ikiganiro cyacu wanzitse utubwira yuko uri umwe mu rubyiruko rw'abakorerabushake yewe utubwira n'imyaka dusanga uri muri rwa rubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside iyi myaka 30 tumara 31 mu by'ukuri twavuga ko leta y'ubumwe irabyiruye niba uyu munsi hari urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside rufata inshingano mu kubaka igihugu rugatanga umusanzu wacu mu kubaka igihugu by'umwihariko rugahabwa n'inshingano nk'izo mufite uyu munsi mukaba mugeza abaturage mu kwesa imihigo akagari muyoboye kakaba akambere mu by'ukuri muri rwa rubyiruko mu gihe cyashize nyakubahwa perezida wa repubulika umutoza w'ikirenga yagiriye icyizere avuga ati urubyiruko rw'abakorerabushake mubahe inshingano ese watubwira urugendo rwawe rw'ubukorerabushake rwinjiye gute mu bukorerabushake murakoze cyane kuri icyo kibazo nk'uko nabivuze ndi umukorerabushake nkaba nshinzwe n'itumanaho mu rubyiruko rw'abakorerabushake mu karere ka Rubavu mu by'ukuri muri 2016 ndangiza amashuri yisumbuye rimwe mu rundi rubyiruko rwose nagize amahirwe yo gutozwa mu nkomezabigwi itorero ry'inkomezabigwi ni itorero urubyiruko rusoje amashuri rugira amahirwe yo kugira ngo rwitabire kugira ngo rutozwe iyo tugiye mu itorero dutozwa indangagaciro tugatozwa kirazira tukigishwa amateka y'igihugu tukigishwa ubudaheranwa bw'abanyarwanda tukigishwa n'icyerekezo cy'u Rwanda kureba kure you have to unit think big and accountability ibyo rero ni ibintu bigenda bikampumura amaso bikanyereka icyerekezo cy'igihugu kugeza ubwo hari imbwirwaruhame y'umukuru w'igihugu navuga ngo yampumuye kurutaho ndavuga ati nk'urubyiruko nanjye nshobora kugira uruhare mu mibereho cyangwa se mu byiza igihugu kiri kujyamo. 2018 ngira ngo hari igihe umuyobozi w'igihugu yavuze mu cyongereza ati don't think that you are not good enough to be on the high table, you are created equal. Iryo jambo rivuga yuko ati nk'urubyiruko ntuzigere wumva yuko udafite iby'ingenzi byose bihagije kugira ngo ube nawe waba mu b'imbere. Avuga yuko twese turemwe kimwe. Iryo jambo navuga ngo ryankozeho cyane ku buryo natekereje yuko nk'urubyiruko dufite amahirwe, nk'urubyiruko turahabwa umwanya binyuze mu rubyiruko rw'abakoranabushake tukagaragaza icyo dushoboye, tukagira uruhare mu bikorwa bimwe na bimwe, tugafasha mu bukangurambaga, tugafasha mu gukora ibikorwa bifasha mu mibereho myiza y'abaturage. Icyo gihe biba bikuremamo umutima wo kuvuga ati njyewe ni iki nakora, uruhare rwanjye ni uruhe, ukabikora nta mafaranga, ukabikora nta zindi nyungu utegereje uretse urukundo rw'igihugu.
icyo gihe rero numvise yuko nanjye nagira uruhare mu bikorwa bimwe na bimwe dufatanyije n'abandi ku buryo byagiye bidutera inyota yo kuvuga ati ese nimba hari abantu barwaniye igihugu bakatanga ubuzima bagahagarika jenoside yakorerwaga abatutsi 94 bagatanga ibyo bari bafite byose kugira no ku buzima, ese njye uyu munsi ni iki nakora kugira ngo nanjye ntange umusanzu wanjye. Ni muri uwo mujyo rero twumvise ko twakomeza kugira inyota yo gukorera igihugu mu buryo ubwo ari bwo bwose kugeza n'ubwo twagiriwe icyizere cyo kuba wenda twahabwa inshingano kugira ngo noneho umusanzu dutanga wenda uve mu bukoranabushake tube twabutanga no mu zindi nshingano bwite za leta. Nyakubahwa Gitifu, hari ikibazo urubyiruko rufite uyu munsi iyo bagiye gusaba akazi rimwe na rimwe babazwa ngo uburambe basanga icyizere kirabura. Niki nuwuhe mucyo watanga ku bafata ibyemezo yaba abayobozi b'imiryango itandukanye, ibigo bitandukanye ndetse no mu nzego bwite za leta, nuwuhe mucyo watanga kugira ngo urubyiruko rugaragaze ko rushoboye rwibwirwa icyizere? Murakoze cyane. Ku cyo navuga ku ruhande rw'ubuyobozi ni uko ruduhereza amahirwe tukigaragaza. Ibyo rwose ubuyobozi burabikora, ahubwo mbona umupira uri twebwe ku rubyiruko. Urubyiruko uyu munsi turangariye muri byinshi. Uraza kunyemerera ndumva usa n'ugana ku kibazo cyane ukurikiyeho kivuga ngo urubyiruko ni iki dusabwa kugira ngo natwe twigaragaze. Uraza kubigarukaho. Ndashaka kugira ngo menye neza niki umuco watanga kuri bariya bafata byemezo, abayobozi b'ibigo b'imiryango, inzego bwite za leta. Niki rimwe na rimwe usanga batagirira icyizere urubyiruko, nta burambe bafite n'ibindi n'ibindi. Urakoze cyane kuri icyo ngicyo gikunda kuvugwaho cyane ku buryo umuntu avuga ati se ko ngiye ahantu runaka bakaba bansabye kuba mfite uburambe bw'imyaka 10, ubwo burambe bw'imyaka 10 naba narabugize ryari kandi ariko nkiva ku ishuri. Navuga ko icyo kibazo ni ikibazo navuga ngo kibaho ariko kidakwiriye, ku buryo urubyiruko nubwo bwose twiga tuba turi ku ishuri ariko tuba tugomba no kwitoza kugera cyangwa se kuba ahakorerwa umurimo, ari naho binyura muri rwa rubyiruko rw'abakoranabushake, ari naho babandi baturamba, ari naho batubonera, kuko mu by'ukuri nk'urubyiruko biragoye ko umuntu akubona utavuye mu rugo, ushobora kuba mu rugo telefone, akunda kureba filime, ariko iyo umuntu yavuye mu rugo akajya ku murimo akagira icyo agaragaza, hari amaso abamubona, abantu bamugirira icyizere, abantu baramuvuga bakavuga icyo ashoboye, ku buryo icyo gihe aba yifungurira amayira. Kuri icyo rero tukivuga yuko umuntu ashobora kuba udafite uburambe mu kazi ariko byibura ukagaragaza n'aho byibura wakoze imirimo yo kwimenyereza umwuga, abenshi bakunda kwita stage. Ushobora kuba udafite ubwo burambe ariko byibura ugaragaza icyo wakoze mu mirimo y'ubukoranabushake. Muri make dusabe abafata ibyemezo mu nzego zitandukanye gutanga urubuga. Icyo gihe wenda bashobora gutanga urubuga rwo kugira ngo batange imyanya yo kwimenyereza umwuga ari benshi, kuko mu kwimenyereza umwuga niho tubonera ubushobozi niho ubushobozi bwa rubyiruko rufite bugaragarira. Nabonye iyo gahunda leta isa nkaho yarayitangije, aho RDB itanga amahirwe urubyiruko rukajya ahakorerwa umurimo, noneho nyuma y'igihe runaka bagomba bagaragaza iterambere ubushobozi rukaba rwabwirirwa icyizere rugahabwa inshingano cyane. N'aha ngaha mu karere ka Rubavu ngira ngo dufite ibigo by'urubyiruko bibasha
kuba byafasha n'abajene. Dufite ikigo cya Hangahab, aho urubyiruko rufite imishinga rugenda rukagirwa inama, rugashyigikirwa ku buryo baherekezwa muri urwo rugendo. Mu yandi magambo icyo navuga ni uko hashyirwaho ubwo buryo bwo kugira ngo urubyiruko rubone iyo nzira yaratangiye, ariko ishyirwemo imbaraga, urwo rubuga rukomeze rwaguke rwo kumenyereza urubyiruko kugaragaza ibyo rushoboye. Nyakubahwa Gitifu, twemere noneho dusangize urubyiruko ni iki rusabwa kugira ngo rugere kuri high table. Wabigarutseho mu mbwirwaruhame nyakubahwa umukuru w'igihugu yagufashije, zimwe mu zo akunda kudufasha cyane nk'urubyiruko, nk'umutoza w'ikirenga. Zimwe mu zagufashije harimo n'iyo ngiyo yo kugira ngo urubyiruko rugere kuri high table. Ni iki warubwira urubyiruko? Murakoze. Urubyiruko icya mbere birasaba kugira intego. Kugira intego buri wese ku giti cye mu buzima, buri wese arasabwa kugira intego. Nk'urubyiruko icyo mbere navuga ni uko asabwa kugira intego, akagira intego nini, akamenya iyo ashaka kugana. Nshaka kuba umucuruzi ukomeye, nshaka kuba nimba ari umukinnyi w'umupira, nimba ashaka kuba umudozi, ashaka kuba mbese buri wese muri departement akabanza akagira intego. Kuko biratangaje kubona urubyiruko wambaye neza, usa neza, ariko udafite intego. Icyo gihe iyo umuntu afite intego, anashyiraho intambwe zizamufasha kugera kuri iyo ntego. Ujye bita intego y'igihe gito n'intego y'igihe kirekire. Iyo umuntu afite intego nini, anashyiraho n'uburyo buzagenda amufasha kugera kuri iyo ntego. Kuri iyo inzira ya mbere yo kugira ngo umuntu agere kuri iyo ntego, nabasangiza ni ukugira indangagaciro. Urubyiruko rw'u Rwanda, urubyiruko rwatojwe neza, urubyiruko rugomba guhesha ishema, rukihesha ishema, rugahesha ishema umuryango, rugahesha ishema igihugu, nuko rugomba kuba rufite indangagaciro. Indangagaciro na kirazira. Urubyiruko tukamenya ibigomba kuturanga n'ibyo tugomba guhakana, tukavuga yuko kirazira. Niho tuzirinda kujya mu biyobyabwenge, mu businzi, kwishora mu busambanyi n'ibindi, cyangwa se kwishora no mu mirimo itemewe. Abajene dukunda kugwa muri uwo mutego, cyane cyane twe dutuye imipaka, ku buryo umuntu ashobora kuba yakora ikosa akangiza ubuzima bwe, agatakarizwa icyizere. Numva rero inama ya mbere navuga ni ukugira intego. Iyo ufite intego, unashyiraho n'intambwe zizagufasha kuyigeraho, witwaje igikoresho gikomeye cyane, ingabo ikomeye cyane yitwa indangagaciro. Impamvu izo ndangagaciro noneho ukagaragaza icyo ushoboye. Abantu bafite impano zitandukanye. Uyu munsi turi igihugu gifite icyerekezo cy'uko abanyagihugu baba batungwa n'impano zabo. Buri wese agashaka umwanya we, akagaragaza icyo ashoboye. Mbona muri UTC mufite abajene benshi bafite impano zitandukanye, babona aho baza kugaragariza impano, mukabafasha kuzagura. Hari ibigo nka za Vision Jeunesse Nouvelle hano, byiza nabyo bifasha urubyiruko kuba hamwe n'ibindi. Ndumva rero mu by'ukuri urubyiruko ni ahacu ho kugira ngo tugire intego kandi tunashyireho inzira zo tunigaragaze, kuko ntawe uzakumenya uri mu nzu iwanyu muri salo, ureba televiziyo, uguma kuri mbuga nkoranyambaga ni nziza, ariko hari urubyiruko ruzikoresha nabi. Ariko twiga urubyiruko rwigaragaze, rujye ahakorerwa umurimo, rujye mu bigo bitandukanye, imiryango itandukanye, mu bikorwa by'ubukorerabushake kugira ngo ruzagire kugeza hano. Rimwe na rimwe hari n'umwarimu wigeze abaza ati urifuza kuzaba iki? Abaza urubyiruko, bamwe mu banyeshuri
ati ndumva nzaba mu minisitiri nzaba iki, ariko ati urugendo ufite ugezemo n'uruhe, ntiwigeze uba chef de classe, ntiwigeze uba uhagarariye inama y'urubyiruko mu kagari, uzaba minisitiri biciye mu zihe nzira? Urashaka uzaba ngo umuhanzi runaka, wowe ubwawe urandika indirimbo n'imwe, nturatinda ngo ujyane muri studio. Ni ukuvuga ngo urubyiruko turasabwa kugira ngo dufungure tugaragaze ibyo dushoboye, hanyuma n'abatugira icyizere bazatugira icyizere ko babanje kureba bwa bushobozi dufite. Nyakubahwa Gitifu, tugana ku musozo, ni ubuhe butumwa watanga ushingiye ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi uvuga ngo urubyiruko rwatojwe neza umusemburo w'ibyiza? Twabibonye ko muri ingero z'ibifatika kuba muri urubyiruko rwatojwe neza uyu munsi mukaba muri kwesa imihigo mu nshingano mwagiriwe n'icyizere. Ni ubuhe butumwa mwatanga kuri iyo ngingo? Hanyuma kandi muzeguruka no ku butumwa mutanga ku rubyiruko kugira ngo rukomeze rugaragaze ubushobozi bwarwo binyuze mu bukorerabushake, cyane ko igihugu cyacu dufite ubuhamya twese, ni ubuhamya bw'ibifatika ko igihugu cyacu cyubakiye ku bukorerabushake. Watanga ibivuga uvuga inzego zitandukanye, yaba njyanama, inama y'urubyiruko, inama y'igihugu y'abagore, y'abafite ubumuga n'ibindi bitandukanye, n'ibindi byiciro, mutwarasibo, mudugudu. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ubukorerabushake. Ikindi kandi urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu zubaka kandi mvuga nk'uko siroga urubyiruko ibivuga uyu munsi wa none, kandi dufite ibihamya byinshi. Urubyiruko nirwo rwagize uruhare mu kubohora igihugu, nirwo rwagize uruhare kugeza uyu munsi mu gukomeza kubumbatira igihugu cyacu. Kugeza uyu munsi dufite inzego zitandukanye zirimo urubyiruko mu buryo butandukanye kandi zitwara neza. Muze kugarukaho ubwo butumwa tugana ku musozo. Murakoze cyane. Ubutumwa bwanjye ni bugufi, bubumbiye mu magambo abiri: kugira intego no kudacika intege. Mu by'ukuri iyo umuntu akoze ibintu afite intego ntacike intege, nta kabuza azigeraho. Iyo ndebye urugendo umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame atangiza urugamba rwo kubohora igihugu mu mage rwari rurimo, rugatangira muri 1990 ariko rugatwara imyaka 4 kandi rukagera ku ntego yarwo. Mu by'ukuri ari undi ucika intege, ntabwo u Rwanda uyu munsi rwakora rumeze uko rumeze uko nguko. Ubwo rero tufatiye kuri urwo rugero, bagize intego yo kugira igihugu, bagira intego yo guhagarika jenoside, ntibigeze bacika intege. Nawe rubyiruko aho uri, gira intego kandi ntucike intege. Ibyiza biri imbere, iko byagenda kose uzabigeraho. Ikosa rikomeye ni ugucika intege. Ikosa rikomeye ni ugucika intege. Hari n'abandi urubyiruko nigeze numva rufite icyo bita password, kuvuga ngo password nta gucika intege. Iyo bahuye rugati password ni yayindi, nta gucika intege. Turabashimiye rero nyakubahwa Gitifu umwanya mwaduhaye nka UTC TV kugira ngo mudusangize ibyiza nk'urubyiruko rwatojwe neza uyu munsi muri gutanga umusanzu warwo mu kubaka igihugu. Turabashimiye ku mwanya mwaduhaye. Murakoze cyane, natwe turabashimiye. Turashimiye cyane rero ubuyobozi bwa UTC TV bwatwohereje kugira ngo tuze tugere aha mu kagari ka Ntengo. Dushimiye kandi n'uwafashe amashusho Renzaho Jean Claude, mwakoze cyane. Ikiganiro nahagaruka naho ubutaha. Hasta la vista.